Tarabasuje cyane bakunzi ba Yago TV Show, reka twizere ko mumeze neza mu nce zitandukanye muherereyemo. Abo mubona kuri screen zanyu ni abakobwa babiri, ni banyampinga. Uyu nguyu ubanza yabaye igisonga cya Miss Rwanda 2019, umukurikiye yitwa Irene, nawe yagerageje amahirwe muri 2020 niba nibuka neza. 2019 yego, nawe yagerageje amahirwe muri 2019 ariko ntiyahirwa, gusa yagiye bootcamp niba nibyo yego muri bootcamp yego. Hanyuma uyu munsi bakaba bahatanira, bakaba bari muri Miss Calabar, ni rushanwa baza kudusobanura mu buryo burambuye, tudafite ibisobanuro byinshi cyane ariko bo barabifite. Reka mbakire kuri Yago TV Show, reka mwakire cyane Irene. Murakoze cyane. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Hanyuma ya Sipina wenda kwakiriye. Murakoze. Ubusanzwe umenyereye hano? Mu gake gake. Ariko ku rugo Yago TV Show naga ari ubwa mbere. Amakuru yawe? Ndashima Imana. Ukomeze nk'umuntu ufite imbeho. Oya, nitonze. Yago nitonze. Witonda gutyo? Fo. Eka. Se ndakuramo imuntu ijambo nitonze. Hanyuma uyu munsi Miss Calabar bari abakobwa batanu, ariko hasigayemo abakobwa babiri bagomba kuzatoranywamo umwe ugomba guhagararira igihugu. Abo bakobwa babiri basigaye ni abangaba mubona ahangaha imbere yanyu. Reka mpere kuri Irene cyangwa se Irene. Miss Calabar ni irushanwa rimeze gute? Murakoze cyane. Miss Calabar ni irushanwa ritegurwa n'ikigo cya Safi Rwanda. Yego rero bakaba batoranyamo umukobwa, buri gihugu bagenda muri Afrika yose bagenda batoranyamo buri gihugu umukobwa ugihagararira. Aya marushanwa akaba abera muri Nigeria. Yego none ubu ngubu ni inshuro ya 5 bibaye. Bakoraga ukuntu mbere byagendaga batoranyaga umuntu nta casting zabaye, ariko ubu ngubu iyi nshuro bakoze casting, twatangiye kwitabira amarushanwa turi 8, havamo 5. Muri 5 havamo twebwe babiri turi bashakamo umwe uzajya guhagararira u Rwanda muri Nigeria. Okay, Yasipi, hari icyo wakongeraho ku busobanuro bwabwo kugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa Miss Calabar ni irushanwa rimeze gute, byatangiye ryari cyaribera he, byose kugira ngo babisobanukire? Ndakeka wenda byinshi yabigarutseho. Ni ikigo Safi Rwanda kibitegura nyine Miss Africa Organization. Hanyuma n'ibyo ngibyo bikaba bizabera muri Nigeria mu mpera z'umwaka. Casting yabaye ryari? Casting yari imeze ite? Kubera iki hitabira abakobwa bake? Niba bari 5 bakaba hasigaye wenda 2, ni icyerekana ko bashobora kuba bari bake, cyangwa wenda ni twese tutakurikiranye neza bari benshi? Casting twari 8. Yego. Hanyuma muri abo 8 nyine twaciye imbere y'aba judge. Hanyuma batoramo 5. Hanyuma muri abo 5 bitewe na body statistics ndetse n'igihagararo n'iki byose niho baje guhitamo 2 ari bo nge na Irene. Hanyuma kuri iyi nshuro stage bigezeho nuko hari kuba online voting kuri website ya missafrica.tv, ukajyana kuri voting ugashaka nyine hari u Rwanda. Hanyuma bikaba bisigaje n'amasaha, nta munsi ubura kuko bizarangira ku munsi w'ejo mu masaa 7 saa 8. Rero uzabona amajwi menshi n'uzahagararira igihugu. Kubijyanye na voting? Yego. Okay. Hanyuma ndagira ngo mbaze Irene, ni reba ngo bakoreshe kugira ngo mu bakobwa 8 bafatemo 5, muri abo 5 uzemo, hanyuma none muri abo 5 ugaruke muri 2 bahatanira guhagararira igihugu, ni reba ngo bakoresheje? Nta kuvuga ngo ibanga, nta banga vuga rikomeye nakoresheje. Cyambere nuko nabigiyemo mbikunze kandi mbishaka. Kuba naratoranywe mu 8 nkajya muri top 5, habayeho kubazwa ibibazo na catwalk. Yego nabisubije neza, ndatambuka neza, mbona ngiye muri 5, even no muri 2 twatanze amafoto bahitamo rero bakurikije body ukuntu umeze. Jya muri 2. Kazmil Yasipi, wowe ibanga wakoreshe niri? Nta banga rihanitse, ariko cyambere ni ukwizera cyangwa ukaba ufite confidence cyangwa kwagutinyuka muri we ukumva ko ibyo urimo ari nkayo stage nyine navuga ikomeye ugiye gukandagiraho, ugomba kugivinga out your best cyangwa gukora iyo bwabaga. So rero navuga nyine nicyo nakoresheje cyambere, kuba numva ko ngomba kugivinga out my best version, yaba mu bijyanye n'imisubirize, yaba mu bijyanye na catwalk, hanyuma ibindi nyine n'ubuntu bw'Imana. Wewe wambaye bikini? Oya, swimsuit. Wewe wambaye bikini Irene? Oya.
uvuga ngo iriya myambaro niyo yitwa swimsuit. yego nabonye hari abandika ngo abakobwa ngo bambaye bikini, ndagira nabo mu basobanurire basobanukirwe, kuko wa mugani hari ababa batabizi ugasanga yabivuze mu mvugo wenda itariyo. Imyambaro mwagaragaye mwambaye kuri uriya munsi yari imyambaro ki? twari twambaye mu buryo butandukanye. hari abari bambaye yego bikini, hari n'abari bambaye swimsuit, ariko ku mabwiriza y'irushanwa nuko nyine umuntu yambara swimsuit. Abaye ari bikini nyine bwaba ari ubushake bwe. So rero byarakozwe ndetse biri mu mwe mu mabwiriza twari dufite gukurikiza, kuko riba ari irushanwa ry'ubwiza, ndetse na nyuma yo kuba umuntu yahabwa ikamba ntabwo biba bigarukiye aho ngaho, ahubwo ubusanga hari akandi kazi yinjiyemo kajyanye n'ibintu by'imideri, kandi ubusanga ko umuntu agaragara igihagararo kiwe bikonda. So niyo mpamvu rero usanga muri amwe mu mabwiriza y'irushanwa nabyo biba bigarukamo. Irene, wakwambara bikini ukumva uri comfortable nta kibazo? Hoya ntago nabandi numva ko ntuje meze neza nyambaye. Yego. Ariko wayambara? Ntago wayambara? Ntago uvuga ngo bikini ntago nakambara like suve na bra byonyine. Hoya ntago nabyambara byonyine. Yego. Yasipi, wowe wabyambara? Wapi? Ntago nabikora. Wapi? Niyo byari yaho kazi yibinsaba mbona ko nagiye ku mazi nakambara ibindi bitari bikini. Hanyuma muramutse ibyo ari byo byose ntabwo mwese muzagenda, hazagenda umwe. Ntabwo uyu munsi turamenya ngo ni Irene cyangwa se ni Yasipi. Reka mpere kuri Yasipi. Usanze ari wowe wagera Nigeria bakagutegeka cyangwa se mu mabwiriza hari yuko muri abo bose bahuriye muri Nigeria baturutse mu bihugu bitandukanye, harimo naho mugomba kwambara bikini, ntabwo wayambara? Mbere yuko umuntu ajya mu irushanwa abaza amabwiriza yaryo, kandi ubusanga ntabwo ari ubwa mbere bibaye, hari casting cyangwa hari ama edition yatambutse. Rero ubusanga ntabwo bikini ziba zirimo. Rero kugira ngo bihinduke ubwo yaba barenze ku mabwiriza y'irushanwa, kandi ubusanga mbere yuko bitangira iyo bikurikiranye neza ubusanga ibizasabwa byose muri iryo rushanwa birimo. So rero mbere yuko umuntu abijyamo yasobanukiwe yuko nta bikini irimo. Ubwo rero biramutse birimo baba badesovye aba contestants. Niba ari ku nshuro ya gatanu ibyo ari byo byose, ku nshuro ya mbere ntabwo byasaga n'inshuro ya kabiri, ntabwo byasaga n'inshuro ya gatatu. Birashoboka ko uyu munsi habaho impinduka. Ari ibintu ugeze Nigeria ugasanga byahindutse, ako kantu karimo wayambara cyane wayambara, undi wavuga ati oya ngo ntago nabyambara? Ndatekereza yuko nkurikije amarushanwa yagiye aba, wenda tuvuge last year baragize uko bambaraga, barabyambara ko bagashyira nk'akantu hejuru. Ngiye rero ndamutse ngiyeyo ntago ndakeka ntago navuga ngo ntago nshaka kwambara suve na bra byonyine ngo bankure amarushanwa banyirukane, nashyira ako kantu nta kibazo, ubwo nakumva ko umeze neza. Yego. Kubera iki wumva utabyambara? Impamvu wumva utabyambara nyine ngo ubyambare kubera ko wenda ari ibyirushanwa risaba? Kuri buri wese afite ukuntu afata ikintu, kandi buri wese afite ukuntu ameze. Kuri njyewe ntago numva nabyambara, ntago naba numva ntuje cyangwa numva ameze neza, ntago nabyambara. Yego. Abashaka kuvuga ngo ni imyumvire wenda idahwitse, bati niba ari chance wageze hari uhagarariye igihugu kwiye gukora buri kimwe cyose kugira ngo uheshishemo igihugu. Kuko niba uzava mu Rwanda, niba ari wowe cyangwa Yasipi, ubwo nawe yumvireho, wari wese uzagenda azaba representing igihugu. None ushobora gusanga abanyarwanda bavuga ati buriya iyo yambara kura kuko tukare kwikamba rizana, kuko you already representing the country, the nation. Ntabwo wabikora? Nuko sinzi njyemba nukuri njye numva ntabwo nabikora pe. Ntabwo nabikora mvuye ngo nambaye bikini yonyine, ntabwo nabikora ko numva nta nubwo bananyirukana bankure mu rushanwa bati ngo genda ngo ibiki hoya. Yego njye ntabwo nabikora ku bwanjye, ariko ko muba muri hariya ari countries zitandukanye, buri country ifite culture yayo. Urumva hari ababikora buri wese akafite ukuntu ashaka kubikora, ariko kuri njye ntabwo nayambara. Ntabwo wayambara? Okay, hanyuma Yasipi najya ngutubwire ino Miss Calabar iri kuri spotlight imeze gute? Hari abantu wenda bayumvishe bwa mbere mu matwi yabo, hari abayibonye bwa mbere batangira wenda kuyishakaho amakuru, nkamwe muyirimo ugiye gushushanyiriza umuntu mubwire ngo ino Miss Calabar iri kuri spotlight cyangwa se platform ingana gutya, nk'uko uyu munsi ushobora kuvuga amwe mu makompanyi atanga ama award, ukavuga wenda ngo MTV Best Award, ukavuga BET Award, ukumva ni ibihembo binini. Iyi Miss Calabar yo iri kuri spotlight imeze gute? Cyambere ni ibihugu bya Afrika biyitabira,
aho buri gihugu kiba gifite ugihagarariye hanyuma iyo ubaye crowned nyine iyo hari uwutsinze muri iryo rushanwa aba afite ibihembo bigera ku gaciro kangana n'ibihumbi 50 by'idolari. Harimo muri ibyo 50 by'idolari haba harimo n'imodoka. So navuga ku bijyanye n'agaciro kabyo nuko bihagaze. Niba mwari documenté kuri rino rushanwa umunyarwanda waba waritabira rino rushanwa akagera kure byabaye ryari ni kuyihe nshuro Irene? Ni ntago nibuka ari nshuro ariko mbanza ari Winnie ego yabaye igisonga cya kabiri ariko ashobora kuba ari nk'inshuro ya gatatu nimba ntabibeshye neza. Yabaye igisonga cya kabiri cya Miss Africa. Hanyuma ibihembo umuntu wabaye wa kabiri none ahembwa iki cyangwa igisonga cya first runner up or second runner up of Miss Africa ahembwa iki? Ntabwo babyanansinga ubu ngubu nyine mu byo batubwira ntabwo tuzi neza agaciro bihagaze. Ikizwi ni uzaba Miss. Icyizere kirangana gute hagati ya Irene, icyizere kirangana gute hagati ya Sipere kamere kuri Irene? Wumva icyizere kingana gute cyuko ushaka kwitabira rino rushanwa uhagarariye u Rwanda kandi ukagira icyo uzana? Icyizere mfite ntago bivuga ngo gihambaye iki nuko abantu bakomeza kudushyigikira biraterwa na votes turi buze kubona uko biri buze kurangira. Abantu bakomeza kudushyigikira nibwo turi buze kubona uri buze guhagararira u Rwanda mu masa make ari imbere. Icyizere rero gihagaze gute ya Sipi? Bihabanye cyane n'ibya Irene kuko uko nyine abantu bari gushobozwa niko biri gukorwa kuko ubusa uri gusanga nyine ijwi rimwe n'idolari kandi ni online payment iri gukorwa kandi rero usanga abantu inaha ni ibintu nyine bisa nkaho bikiri ku yindi ntera kuko abenshi bamenyereye wenda kuri bino bya online payment bamenyereye mobile money bitari gukunda. So rero turacyari kugerageza kugira ngo mobilization ibe bibashe kugira aho byava naho byagera. Bihagaze bite ku mitorere murabona byibuze hari icyo birimo gutanga? Ni gake. Idolari rimwe riravunja ngira ngo amafaranga amanyarwanda nka 900 hafi 1000 ngira ngo. Ibyo ari byo byose uyu munsi tureke kubeshyana iyo bijemo ikintu cyitwa momo biba ari ibindi kumva kugiye kohereza umuntu momo ku mafaranga ibihumbi binga ufite kuri mobile money yawe noneho bije mu madolari bije no gukoresha credit card, right? Mwe munakoresha credit card kugira ngo umuntu abatore. Niyo mpamvu narimbajije icyo kibazo. Ese murabona imitorere byibuze kuko ushobora gusanga mu bindi bihugu bakoresheje n'ama company runaka arimo kubafasha mwebwe bihagaze gute Irene? Wowe uri murabibona gute? Uko mbibona koko nkuko bivuze ni ibintu bigoranye cyane ko umuntu yatora kandi ntago ari buri muntu wese biri gukunda. Bikugenda kanza bikagorana kamara igihe bikagorana ariko nyine uko biri kugenda kuri njyewe kugenda bigenda nyine bigenda atari cyane nkuko umuntu yabati ndageza ku majwi 300 majwi nkuko dusanzwe tuzandi marushanwa ariko kubungubu birimo biragenda yabikugenda gake ariko nyine nta kundi. Ntibirimo kubaca intege? Intege of course wazicika kubera ko hari uri gusanga umuntu koko afite iyo passion cyangwa afite navuga nyine umuhato wo kugushyigikira ariko byagera kuntu payment biri kugorana ugasanga nyine acitse intege yareba wenda nimba ari nko hanze kugira ngo ayakoherereze akabona n'undi azajya kukugeraho byikubye umubare w'amafaranga ashaka kukoherereza so ugasanga nyine harimo imbogamizi. Bagenzi banyu kubijyanye na voting hari uburyo murimo kubona bazamuka wenda bo mu bindi bihugu niba baramaze gushyirwaho kuri platform? Ndakeka uwa mbere na cekinze mu gitondo ari muri Zimbabwe ageze muri 400 nangahe. So naho ngaho ageze abandi bari muri 200 300 no muri Kenya nabo bari imbere. Ufite angahe? Nani ngeze muri 74. Irene wewe wari ufite angahe ubu ngubu tuvugana? Meruka gucekingaho kare mba 100. Ego. Urufite 100. Iki kintu gishobora gutuma hari umuntu ubura amahirwe kubera ko atabonye voting iri hejuru cyangwa atagize voting iri hejuru ariko afite ubushobozi mentally afite ubushobozi nibyo basaba bindi byose abyujuje. Ntimukeka ko ibintu byo gutora bishobora kubabera imbogamizi bikarangira wenda babona mu majwi yanyu ari no hasi cyane
bikaba byabana ngoma ko bayereka no kugira uwo bahitamo bakaba bakwifatira mu bindi bihugu cyangwa n'itegeko ko byamera kose bagomba gufata umwene gihugu. Ntabwo bari kubijajinga ngo ku rwego ruri international, ahubwo bari kurera muri buri gihugu bakagereranya abarimo, uyu nguyu afite angahe n'uyu nguyu afite angahe, kuko nimba casting yarabaye mu Rwanda uko bishoboka kose ari umunyarwanda ugomba kugenda yaba afite ayari make cyane kurusha ikindi gihugu. Rero imbogamizi zo zirahari kuko hari igihe ushobora gusanga ubushobozi ntabwo twese tubunganya, ugasanga wenda umwe yeguye amafaranga arayafite cyangwa iki, ariko nyine kuko ari irushanwa riteguye ukurikiza amabwiriza yaryo. Hanyuma rero mugeze umwe muri mwe nkuko ndabivuze wenda hazagenda umwe. Irene, nugera hariya Nigeria uhagarariye igihugu cy'u Rwanda, wumva ari iki wagenda witwaje? like nk'iki, Hari icyo wasaba abanyarwanda, hari icyo wakumva witwaje wenda nk'ishema ry'igihugu, ni iki wumva wakwitwaza muri Nigeria kugira ngo byibuze uzahanyurana umucyo? urakoze. Icyo nakwitwaza ni ugukomeza gusigasira indangagaciro nk'umunyarwanda. Ikindi ndamutse ngezeyo, ikindi nasaba nk'abanyarwanda ni ukomeza akabakurikirana, kuko ndibaza niyo mugezeyo bigeze nko kuri final bisaba nabwo ko baba votinga. Icyo nabasaba nuko nabwo bazakomeza bakankurikirana, nagerayo bakanavotinga mu gihe nagize amahirwe kugenda. Yego. Yasipi, umunsi ari we bazaba bahisemo, wenda Yago TV show tuzabimenya kimwe nuko na Irene nibaguhitamo tuzabimenye, kugira ngo tubwire abanyarwanda inkuru nziza ko ari we bahisemo. Impamvu twanabahuje ndabizi neza ko murakundana, murashyigikiranye. Uyu munsi Yasipi biciyemo uwitwa Irene yaguha congratulation, yabwira ati komerezaho. Kwa Irene biciyemo nzi neza ko wamubwira ngo congratulation. Ni nayo mpamvu abanyarwanda badukurikiye kano kanya mu bashyigikire mu masaha make ashoboka asigaye, kuko voting ishobora kuzarangira ku munsi wo kuwa gatandatu mu masaha ya 8 gutyo. Reka twihangane byuze kino kiganiro nikigera hanze tugerageze uko dushoboye turebe ko twabatora mu gihe gito dusigaje. Wowe ugira amahirwe yo kujya Nigeria kwitabira Miss Calabar, wumva ari iki wakwitwaza kugira ngo byibuze umunyakenya muzahurira, umunyazimbabwe, umunyamarawi, umurundi kazi azavuge ngo u Rwanda rurahari kandi rufite abakobwa? Ikintu cya mbere nakitwaza, kuko nkuko yarabigarutseho ni umuco, ariko nanone by'umwihariko muri bino bihe bya covid nabwo birazwi, nabo barabizi yuko covid ari ikibazo gihari, ariko u Rwanda hari uburyo twabyitwayemo ndetse biri ku rwego rw'isi atari no kuri Afurika gusa. So rero icyaba gihari ni nk'ishema nk'igihugu kuba, cyangwa nkanjye bwite kuba ngiye mpagarariye u Rwanda, ariko nanone by'umwihariko ni ukugaruka cyane ku muco n'indangagaciro zacu. Ariko icyakiyongeraho cyane ni uburyo u Rwanda rwagize response kuri ibi bintu bijyanye na covid. Uramutse ugeze muri Nigeria ukabazwa ikibazo kivuga ngo ni ibihe bintu bine waratira umuntu utari mu Rwanda utaranarugeramo? Icya mbere ni umutekano, icya kabiri ni ubuyobozi bwegerejwe abaturage, icya gatatu ni ubukerarugendo cyangwa ibyiza nyaburanga igihugu gifite, icya kane ni uburyo isuku iri mu gihugu ndetse no kubungabunga ibidukikije. Irene, uramutse ugeze muri Nigeria imbere ya pano y'aba judges bakakubaza ngo ni ibihe bintu bibiri wavuga bitagenda neza mu Rwanda, wavuga ko ari ibihe? Kuri ino nshuro ko ndeba ko njye mbona ntabyo, nyine byose ntabwo bigenda ijana ku ijana, ngo byose biragenda neza. Ku byo n'ibitagenda neza leta ibishyizemo imbaraga kugira ngo bizagende neza, bikomeze bisigasirwe, like nko kurwanya ruswa. U Rwanda bishyiramo imbaraga kugira ngo bigire, ntago navuga ngo ni ibintu biteza ikibazo ngo bitererwa aho ngaho leta ntibikurikirane. Leta ibishyiramo imbaraga ikabikurikirana kugira ngo bibonererwe igisubizo. Ikintu cy'agaciro ugeze Nigeria bakakubwira ngo turifuza ko uduhitiramo ikintu kimwe dushobora kuza gutira mu Rwanda tukagitunga umwaka umwe hano muri Nigeria, waba propose iki? Na propose kuba kuko mu Rwanda ndibaza niho dufite mu byerekeranye n'urukerarugendo dufite ingagi, ntabwo bikunda kuboneka ku bindi bihugu kenshi. Mu Rwanda niho ubona nyine bikurura abantu benshi.
yatwabaho kabaha ingagi which is true. azo zikabanza zikabinjirizaho yego mwabatiza byaba ngombwa bakanazitugurira tukabaheza. wowe ikintu wabahitiramo ni iki Yasipi? Icyo nabahitiramo bahitiyemo kino kintu kandi ni icy'agaciro. Icyo nabahitiramo wenda umuntu ashingiye cyane no kuba iri kugendaho biriya bya SARS cyangwa icwa ry'urubyiruko, nabahitiramo umutekano. Okay. Tugana ku musozo, ni iki mwifuza ku banyarwanda kano kanya? Tugana ku musozo, ni iki mwizeza abanyarwanda? Umwe muri mwe mu gihe azaba yamaze gutoranywa kwerekeza mu gihugu cya Nigeria, reka mbere kuri Irene, icyo wifuza ku banyarwanda bakurikiye kino kiganiro bageze kuri uno munota, icyo wifuza kubakunda abamisi, kubakunda ino gahunda ya Miss Rwanda, kubakunda ibikorwa bifite aho bihurira n'abakobwa, kubakunda ano marushanwa y'ubwiza bose muri rusange, ni icyo wabasaba? Icyo nabasaba ni ukomeza kudushyigikira muri bino bihe turimo, nyine hasigabura amasaha makeya ngo batangaza umwe, nuko badufasha bagakomeza bakadutora nk'uko bari gukomeza kubidufashamo, kandi turabashimira n'abari kudutora turabashimiye. Hakama ikindi ndamutse ngiyeyo, cyo nabizeza ni ukomeza gusigasira umuco nyarwanda, kandi nkasigasira no komeza gukunda igihugu, kandi nkitwara neza mu marushanwa. Yasipi, nawe dusoza, hari icyo wifuza mu gihe ari we batoranyije kwerekeza muri Nigeria, ndetse n'icyo wizeza abanyarwanda? Icyo nabasaba cya mbere nk'uko Irene yabigarutseho ni ukudushyigikira, kuko iyo haramutse hasohotse inkuru nziza y'uko umunyarwanda ari we wegukanye ikamba, ntabwo biba biri kuri ngewe gusa, ahubwo biba biri ku gihugu cyose muri rusange. Rero ni ukudushyigikira bakumva ko bari gutera, navuga bari kudutiza nk'amaboko kugira ngo tugire kure tugera. Hanyuma icyo twabizeza ni ugukora uko dushoboye kose kugira ngo u Rwanda nyine rutazigera navuga ariho rugaragarira nabi, kuko usanga mu bindi bikorwa igihugu kiri imbere. Rero ntabwo byagira ngangaro turusubiza inyuma, tuzakora uko dushoboye. Dusoza, gutora Yasipi byifashe gute? Gutora Irene byifashe gute? Buri muntu avuga uburyo akwiye gutorwa, hanyuma mudusezere abari badukurikiye. Kuntora ni ukujya kuri Instagram page yanjye Yasipi Kazmil, muri bio harimo link, nuyikikaho urahita ugera kuri website, ujye kuri voting, hanyuma ni ukuvotinga as much as possible. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Nanjye ni Irene Murebwayire. Kugira ngo ntore ni ukujya kuri bio ya Instagram yanjye yitwa Irene Joel Rwihimba, maze ukorera muri bio harimo link, ugaklikaho ugakomeza. Bisaba kuba ufite credit card, visa card cyangwa mastercard kugira ngo ntore. Ijwi ryawe riramfasha kuba nahagararira u Rwanda muri Nigeria. Murakoze.